Dushima Imana muri uyu mwanya Imana yongeye kuduha kugira ngo twigane ijambo ryayo, izina rye rihabwe icyubahiro, kandi turabashuje mwese abadukurikiye Uwiteka abahire. Mbere rero ko twiga ijambo ry'Imana, reka tubanze twapfukama dusenge twishyire mu biganza by'Imana kugira ngo tuyoborwe nayo. Urakoze Data wa twese udukunda uri mu ijuru, izina rye rihabwe icyubahiro. Wongeye kuduhurame, uduha ubuzima bwo kugira ngo tube turi kumva no kwiga ijambo ryawe. Turigushimiye ko akanya ukaduhaye kandi ari ingenzi kuri twe dufiteho umugambi. Izina rye rihabwe icyubahiro. Data, ngwino twigishirize, ngwino tubashishe gukurikira, duhe Umwuka Wera atuyobore muri byose, kandi abaguteze amatwi Data, twese uduhe ubwenge buvuye mu ijuru kugira ngo tumenye kurobanura, maze Data muzaduhitemo icyiza kizaduhesha ubugingo buhoraho. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Ku izina ni Kadari Etienne. Insanganyamatsiko yacu muri aya masaha iratubwira ngo ururimi, intwari ikomeye Satani yiyambaza mu gusenya umuryango. Ururimi, intwaro ikomeye Satani yiyambaza mu gusenya umuryango. Umugambi w'iki cyigisho muri aya masaha ni ukubungabunga ubukristo mu muryango, ni ukugira ngo umuntu wese amenye uruhare rwe mu muryango, kuko nta udakomoka mu muryango. Buri wese aravuka, avukira mu muryango, kandi abafite uruhare mu muryango, rwaba ruto rwaba runini aba rufite. Hari uruhare rw'umugabo, hari uruhare rw'umugore, hari uruhare rw'umwana. Buri wese afite uruhare rwe mu kugira ngo haboneke amahoro mu muryango, kandi uwo muryango uzaba umuryango uramba, uzasohoreza mu kubona ubugingo buhoraho. Niwo mugambi w'iki cyigisho. Umuntu wese akaba azi guhagarara mu mwanya we neza, azi gukumira Satani aramutse ateye, akaba azi kumwiyama aturutse kure, nka rya jambo Yesu yabwiye umwigisha we ati mva inyuma Satani. Akaba azi ngo Satani araje ateye aturutse aha, aturutse mu rurimi. Umugambi nyamukuru no kugira ngo tumenye ko tugomba kubungabunga ubukristo mu muryango, kandi uruhare rwa buri wese rurakenewe. Nugira ngo utahane uruhare rwawe, ariko cyane cyane ingingo nyinshi zihari Satani yiyambaza cyane, yiyambaza ururimi. Ururimi, iyo tuvuze ururimi, ubundi haravugwa amagambo aba ari ururimi. Ku rurimi murabona ko ni urugingo, ubu nibwo ruri kuzunguruka, umuntu akaba ndi gushobora kuvuga. Bisobanuye ngo amagambo ari kuvugwa n'ururimi, ariko yaba amagambo yaba ururimi, ariko hari aho bivuye. Hari aho bivuye mu ntekerezo, bivuye mu bwenge, bivuye mu mutima. Iyo ko bacamigane baravuga ngo ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Hari umuntu ashobora kuvuga wenda nta makenga, akavuga mu buryo butunguranye, akavuga mu buryo ahubutse, akavuga mu buryo bw'imigaryo, ariko iyo ryasohotse kurigarura ntabwo byoroshye, ntibyanashoboka. Wenda wakwihana, ariko biragaragara ngo tumenye kurinda indimi zacu, kuko Satani ari kuziyambaza akazikoresha kugira ngo adusenyere imiryango, atubuze amahoro, atubuze amahwemo, atandukanye abari bakundanye, ari nta handi ahereye ni ku rurimi. Wakwivugira urwawe ukazabazwa n'ibyo wavuze, ukabyicuza bitakigaruka. Wabwirwa amagambo atari meza, ubwo nakoresheje ururimi. Ni intwari ikomeye cyane twibitseho, twifitiye. Warukoresha neza rukakuzanira ibyiza, warukoresha nabi rukakuzanira ibibi. Warukoresha neza rukakubakira umuryango, warukoresha nabi rukawusenya. Birakwiriye ngo umenye uruhare rwawe ku rurimi rwawe, maze mu kugira ngo habeho kugira umuryango uzaramba, uzaturiza kuguhamagarwa ngo kanaka karame nabo wampaye ndabitabanye, ngaba bose ndabazanye, ntawo kurimbuka urimo. Niwo mugambi w'iki cyigisho. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya uruhare rwawe ku magambo yawe, ku magambo yawe, kugira ngo umuryango ugubwe neza kandi ubeho. Iri jambo ururimi, bonye ko nigo ruvuga ibiri ku mutima, kandi ibiri ku mutima iyo ngiyo ukabigwaniriza iyo ngiyo, ukabisuzumira iyo ngiyo mu mutima,
ko na satani ngo ntabwo yasoma ibiri mu mutima uretse ko ari umurebyi cyane w'umucengezi, akaba azi gucengera akareba ibyo umuntu akashobora gupimiranya akavuga ati agambiriye ibi ari kureba ibi, ariko ntabwo yasoma ibiri mu mutima turamutse tutamuhaye umwanya ngo tubisohore. Niyo mpamvu ibigwanirije mu mutima ugasohora ibizima ubu uri intwari ikomeye cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu rwa mbere rwa Petero hatubwira ijambo ati rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo ni wa 10, kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo bwe no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Ushaka gukunda ubugingo bwawe kugira ngo uje ubone iminsi myiza, aho ugera ufatwe neza, aho ugera nawe ubwirwe neza, uje ubuze ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Mu muryango ho nakarusho ko niwe mubana umunsi ku wundi, amasaha 24 mwayamarana mu muryango, kandi azibukira ibibi. Aho ni hahandi mu mutima iki ni kibi kiraje ukizibukire, kandi azibukira ibibi, akora ibyiza, ashaka amahoro. Umwana w'Imana ashaka amahoro ayakurikire. Igihe ariko nari kumucika atangiye gukendera, atangiye kwirukanka musiga, uyakurikire pe. Ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire paka uvuze ngo amahoro ndayashatse, kandi amahoro ariko ngo nuko ari wuzura imigoroka ntiruvuga ikibi, kuko amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse, nyamatwi ye ari kubyo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Uru ni ururimi. Mbese ushaka kubona ubugingo bwiza, ubu ushaka kubona ubugingo no gukunda iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi. Mu muryango ho n'ibindi niwe mubana umunsi ku wundi. Rero nk'uko ururimi tushagira ngo turebe uruhare satani yiyambaza kugira ngo rusenye umuryango. Mu gice cya 3 cya Yakobo, ntabwo dusoma mu menshi ariko uzagikurikirane ugisome, baranditse ngo umurongo wa 5, n'ururimi nago nuko n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye, murebe namwe ishyamba naho ryaba ari nirito uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, kandi koko ururimi n'umuriro, yemwe n'ubungana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu nibwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yarwo, narwo rukongezwa na gihonomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. N'ubu budatuza bwuza ubusabwe bwica, ubwo nibwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe n'ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data yego. Bene data, umutini wabasha kwera imbuto zerayo, cyangwa umuzabibu wabasha kwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamwo amazi y'umunyu, kandi ngo avemo n'amazi meza. Aha bagaragaje ururimi ko ari akantu gato cyane kabiswe mu muntu, ariko ububi bwabyo buragaragaye. Ku muryango ho n'ibindi bintu, umuntu yabura amahoro bitewe n'uko ururimi rutarinzwe neza, kandi rwamara kutarindwa neza ugasanga rurimbuje umuntu neza akazarimbuka. Kuko ijambo ry'Imana ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo Uwiteka tubwira yo mu ijambo ry'Imana niyo mwuka kandi niyo bugingo. Umuntu akizwa n'amagambo y'ururimi rwarebwe neza. Bana b'Imana, bitewe nuko Satani intambara ya mbere yitangiriye muri Edeni, kandi agahera mu muryango, muri uko guhera mu muryango niyo mpamvu na n'uyu munsi imiryango Satani ayibasiye cyane kugira ngo arebe neza ko yabatandukanya kandi akabakura ku Mana. Ndetse n'ijuru naryo ryasezeraniye imbaraga itangaje,
umugabo natangira gushaka iyo mbaraga, umugore natangira gushaka iyo mbaraga ngo agire amahoro, kandi buri wese arayifuza, ahubwo uburyo bwo kuyabona nibwo Satani aje aduhisha. Uburyo bwo kuyabona ngo Kristo abe mu mitima yacu, abe mu bwenge bwacu, nibwo Satani aje aduhisha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rije rihishuye amabanga yose ya Satani, kugira ngo byibuze umwana w'Imana wese amenye neza adashidikanya ko tugomba guhagarara dushikamye kandi tukagwanya Satani, tuzi ko atera, tukaba tunazi neza naho atera aturutse. Iri sezerano ndashaka kurisoma mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere, paje 267, paje 267, hati Ibihamya umuzingo wa mbere: neretswe ko ari ngombwa gukingurira Uwiteka imiryango y'inzu zacu n'iy'imitima yacu. ko twasanze ururimi ruvuga iby'akanwa iby'umutima watekereje, iby'umutima wagambiriye. Icyacu ni ukurinda ayo magambo tukamenya kuyabuza atarasohoka. Neretswe ko ari ngombwa gukingurira Uwiteka imiryango y'inzu zacu n'iy'imitima yacu. Nidutangira gukorana umwete twikorera kandi dukorera imiryango yacu, imiryango yacu, tuzabona ubufasha bukomotse ku Mana. Nidutangira gukorera imiryango yacu, umunsi ukavuga uti ndagambiriye kugira ngo ntunganye ibyanje, aho najambije mpakosore mu muryango. Nidutangira gukorana umwete twikorera kandi dukorera imiryango yacu, tuzabona ubufasha bukomotse ku Mana. Neretswe ko kuruhuka isabato gusa no gusenga mu gitondo na nimugoroba atari ibihamya bizima byerekana ko turi abakristo. Iyo mihango igaragara inyuma ishobora yose gukorwa umuntu adakebakeba, nyamara kubaha Imana nyakuri kukaba kudahari. Kubaha Imana nyakuri kukaba kutahari. Aha ni ikimenyetso kigaragaza neza ko dutangira gutunganya ibyo mu ngo zacu, byanze bikunze tuzatabarwa kandi Imana yo mu ijuru izabana natwe. Ku rurimi rumva biterwa n'amagambo bari kuvugwa, biterwa n'amagambo abari kuvugwa, biterwa n'amagambo abari burusohoke muri urwo rurimi, ariko indimi ziratandukanye. Imigani cya 10 umurongo wa 20 turasomera ijambo riratubwira ngo ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Ifeza warobanuye neza bigeranyijwe n'ururimi rw'umukiranutsi. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, kuko ururimi akamaro kago no kuvuga. Umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Iyo ururimi rwabaye rw'umukiranutsi go ni ifeza y'indobanure, ni umukiranutsi atekereza ibyiza agambirira ibyiza. Nitwe abakiranutsi indimi zacu zizavuga neza rero. Umurongo wa 31 hati akanwa k'umukiranutsi kavamwo ubwenge. Iyo uri umukiranutsi mu kanwa kayavamwo ubwenge. Urumva isoko y'ururimi kugira ngo ururimi ruvuga ibyo rwatekereje ku mutima. Kandi ururimi koko niko ruvuga amagambo, kandi ngo amagambo y'imfabusa nayo tuzayabazwa. Amagambo y'imfabusa tuzayabazwa nkanswe, noneho amagambo akomeretsa. Baranditse ngo umunwa w'umukiranutsi, akanwa k'umukiranutsi kavamwo ubwenge, ariko ururimi rugoreka ruzacibwa. Ururimi ruvuga ibinyoma ruzacibwa. Ndetse igice cya 12 umurongo wa 13 ho, umurongo wa 13 hati ururimi rucumurabera umuntu mu b'umutego, ariko umukiranutsi azakira amakuba. Umukiranutsi we azakira amakuba. Hariho uwituhutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota. Umurongo ni wa 18 w'igice cya 12 cy'Imigani. Hariho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ururimi rw'umunyabwenge rwo rurakiza. Ndetse igice cya 16 umurongo ni wa 3, 16 umurongo wa 3 ho haratubwira ngo ubwo nani ku rurimi imirimo yawe yose. 16 umurongo wa 3 kambere ku murongo wa 2, imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose
uyiharire Uwiteka niho imigambi yawe uyiharire Uwiteka nibwo imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye nawe umunsi w'amakuba. 15 umurongo wa 2 n'uwa 4 turacanagaragaza ururimi. Amaso y'Uwiteka aba hose. Yego, ururimi rw'abanyabwenge 15 umurongo wa 1 gusuzanya neza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'umupfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko ururimi rugoreka rukomeretsa umutima. Ururimi intwari ikomeye Satani yambaza mu gusenya umuryango. Urabona ko rushobora kuva mu ibyiza abantu bakaba amahoro, wava mu bibi Satani akarukoresha mu gusenya. Birakwiriye ngo tumenye kurugenga, kandi nitugenga imitima yacu, intekerezo n'imigambi bibi bikarushaho kurorera, byanze bikunze tuzanesha uru rugamba turimo turwana na Satani. Kandi Satani wahagurutse afite amayere menshi, afite uburyo bwinshi bwo kugira ngo arebe ko yazabona umugabane munini arimburanwa nabo. Niyo mpamvu Imigani 18 umurongo wa 20 hati ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi nirwo rwica, kandi nirwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Urumva ko ururimi rurisha kandi ururimi rugakiza. Rugenge rero, umugambi wa mbere ni ukurugenga, ukamenya amagambo rugiye kuvuga, ukamenya amagambo rugiye gusohora, ukamenya amagambo rugiye gukoresha, ukamenya ngo mbese ni meza cyangwa se ni mabi. Hari uruhare rero rwa buri muntu wese, hari uruhare rwa buri wese mu kumenya kurinda amagambo ye, mu kumenya uko agomba kwifata, kugira ngo nibura wenda ubukristo turugusabwa. Reka twongere tuzirikane ikintu cyo kubana neza amahoro mu muryango. Uku kubana neza n'amahoro mu muryango, mbese urugero rw'ubukristo turugusaba kugira ngo umuryango ube ari ikintu cyiza kiramba. Ndashaka ko iri jambo turisoma mu gitabo cya intekerezo imico n'ubumuntu paje 447. Nk'umukristo umwana w'Imana twese twiga iri jambo ndarisoma. Baranditse ngo ubukristo cyo buri kudusaba kugaragariza ubugiraneza indashima n'abagome. Umuntu ni umukristo, kugaragariza ubugiraneza indashima n'abagome, ukamugaragariza ineza, kandi uri kuyigaragariza umuntu utazagushima, kandi ukazayigaragariza umuntu wagutega mu nzira akaba yakugirira nabi. Kugaragariza ubugiraneza indashima n'abagome, gukora ibyiza udateganya kuziturwa, ngibyo ibimenyetso simusiga biranga abaturage b'ubwami bwo mu ijuru, kandi nibyo abana bisumba byose berekaniramo gusa n'Imana kwabo. Nibyo abana b'Imana berekaniramo gusa n'Imana kwabo. None ugaragarije indashima n'umugome, umugaragarije neza. Ubuze ute kwigaragariza umugore wawe, ubuze ute kwigaragariza umwana wawe, wabura ute kwigaragariza uwo mubana mu rugo umunsi ku wundi, afite byinshi akumariye, afite byinshi agukorera. None kandi urugusaba ngo uje ugaragarize ubugira neza indashima n'umugome, kanswe mubana. Ubwo nibwo bukristo. Ibyo nibyo bije byerekaniramo gusa n'Imana kw'abana b'Imana b'abakristo twahindutse. Niyo mpamvu usanga ngo ubwo bugira neza bagaragaje. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo natwe tube dukiranutse nk'uko data mu ijuru akiranutse, natwe tube dukiranutse nk'uko data mu ijuru akiranutse. Niyo mpamvu buri wese afite uruhare runini, mu muryango. Kandi ubu bukristo turugushaka, turugusabwa, niba umugira nabi n'umugome usaba kugira mugaragarize neza, umugaragarize neza ku ruhande rw'uwo mubana ugufitiye umumaro. Byaba bicuriki. Muri iki gitabo wenda muri iki gitabo urugo rwa Kristo,
ndasoma muri jambo ritubwira ngo iri jambo nshako ndisoma page 240 iki gitabo haratubwira ngo iyaba umugore yashakaga Imana ngo imuhe imbaraga kandi imukomeze gukora agakora inshingano ze za buri munsi yubaha Imana yakwigarurira icyizere n'icyubahiro by'umugabo we kandi azabona abana be bahindutse abantu bakuru. Iyaba umugore yashakaga Imana ngo imuhe imbaraga kandi imukomeze agakora inshingano ze za buri munsi yubaha Imana yakwigarurira icyizere n'icyubahiro by'umugabo we kandi azabona abana be bahindutse abantu bakuru, abagabo n'abagore bubahwa bafite imbaraga z'ubwenge zo gukora ibyiza. Ariko abagore birengiza amahirwe bafite muri iki gihe maze inshingano zibareba bakaziharira abandi ngo bazikore mu mwanya wabo, bazabona ko inshingano yabo ikiri ya yindi, bazasarura umubabaro ibyo babibye mu kwirengagiza no mu bugira neza. Mu buzima nta mahirwe abaho atuma ibintu byikora, umusaruro uzaterwa n'ubwoko bw'imbuto yabibwe. Umusaruro uzaterwa n'ubwoko bw'imbuto yabibwe. Bana b'Imana, tugiye kurebera hamwe kugira ngo tumenye uruhare rwa buri muntu wese mu rurimi rwe, ibyo ashobora kuvuga bikaba byiza, ibyo ashobora kuvuga bikaba nabi. Noneho duhagurukire kugira ngo twirinde uko dusanze dufite isezerano riva ku Mana ritubwira neza yuko igihe tuzahagurukira gutunganya ibyo mu muryango wacu byanze bikunze ko ijuru rizadutabara. Hari umuzingo wa 4 page ya 244. Ubwo duhereye ku mugabo. Umugabo afite inshingano yo gukunda, akagira inshingano yo gutunga abi. Afite inshingano yo kwinjira mu muryango, akazana amagambo meza, akazana amagambo ahumuriza, akazana amagambo asobanutse, amagambo y'inshuro akarorera, amagambo yo kuzimbura akarorera. Ibyo bakabyibagirirwa iyo ngiyo, kandi ngo akajya zirikana neza ko ibibazo yahuriye ngiyo mu kazi atagomba kubitahana, ngo agomba kujya yinjira mu muryango, akinjira mu muryango ameze nk'amatara yagiye y'amashanyarazi yari yagiye harimo umwijima, maze umugabo yinjira igasa naho azanye wa muriro, azanye y'amashanyarazi. Ariko hasanzwe neza yuko bitewe n'amagambo yinjirana iyo atayagenze akabaje akazana uwo munanuro akawutura aho ngaho. Iri jambo baranditse ngo Madamu White yagiye abaho akabaho mu gihe yagiye ahura n'ubunararibonye bw'abantu benshi abamugishaga inama ku buryo yavugaga amateka y'umuntu ariko agahisha izina rye, agakoresha ngo mwene data runaka, akandika zama, agakoresha inyugute. Uyu nawe nuko mwirekwa nabonye musaza wanje kunda mwirekwa nabonye ko ufite inenge mu mico yawe zigomba gukosorwa. Mwirekwa yaramwitegereje, nibwo natwe turisuzuma abona afite inenge zigomba gukosorwa. Ntukiranuka mu buryo ubonamo kandi wiyumvamo umugore wawe, ntabwo akiranuka ku buryo yibonamo kandi yumvamo umugore we. Ntumwishimira, ntiyigeze yumva amagambo yo kumugaragariza impuhwe n'urukundo wari ukwiriye kumugaragarizaho. Kumushimira ibyiza akora n'imitwaro y'umuryango yikoreye ntibyari kugabanya icyubahiro cyawe nk'umugabo. Aha rero n'abantu bagira ati yavuga neza, yadakankama, yadatontoma, turiya n'inganzwa da. Oya baranditse ngo ntukiranuka mu buryo ubonamo ibyo wiyumvamo umugore wawe, ntukiranuka mu buryo ubonamo kandi wiyumvamo umugore wawe. Ntumwishimira, ntiyigeze yumva amagambo yo kumugaragariza impuhwe n'urukundo wari ukwiriye kumugaragarizaho. Kumushimira ibyiza akora n'imitwaro y'umuryango yikoreye ntibyari kugabanya icyubahiro cyawe k'umugabo. Urukundo kandi rugira urikunda kandi ugira urutoto. Ni ikintu kitibagirana. Urikunda, uwo mugabo arikunda kandi ahagira urutoto. Urutoto ni iki? Urutoto ni ijambo rihoraho, kavuga kimukongera ukagisubiramo, ukagisubiramo, mbese urazimbura. Noneho ngo urikunda kandi ugira urutoto, wita mu tuntu duto kandi ukunda kuvuga ku makosa mato umugore wawe n'abana bawe bakora.
ngingeso ukunda kuvuga ku makosa mato umugore n'abana bakora, nicyo nta mwanya wo kubanza wareba ibyiza, kandi ibyo gukosora umuntu neza ubanza wakurura ibyiza, kandi biba bihari ari byinshi. Noneho ngo muri make ushaka gupimisha umutima nama wawe yabo, ushaka gupimisha umutima nama wawe maze iyabo, kuko ugaragaza kubabera umutima nama nguko uko yarateye ni ukwisuzuma. Rero umugore wawe afite imiterere ye bwite idashobora na hato kuvangwa n'iy'umugabo we. Umugore wawe afite umwihariko we bwite akwiriye gusigasira, kubera ko azibarizwa ibyo yakoze imbere y'Imana. Musaza wanje, imbere y'Imana ntushobora kuzabazwa iby'imico umugore wawe atora, niwe ubwe uzabyibarizwa. Imana ishaka gukora ku mutima nama w'umugore wawe wubaha Imana nkuko ishaka gukora ku mutima wawe bwite. Witega ibintu byinshi bikabije ku mugore wawe no ku bana bawe. Urabanenga bikabije, uwo ni umugabo urabanenga, ukunda kubanenga nta na gihe na kimwe ushima. Yaba ubwo washishikariraga kugira umutima wuje umunezero n'ibyishimo, kandi ukababwirana ubugwaneza n'urukundo, uba warazanye umucyo w'izuba mu rugo rwawe, aho kuba warahazanye ibicu, agahinda n'umubabaro. Bana b'Imana, umugabo hango ni uzanye ibicu, agahinda, akazana n'umubabaro. Ndetse kuri iri jambo ndagira irindi nsoma muri iki gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu volume ya mbere page 220. niwe ufite inshingano yo kugira ngo ayo magambo meza yirukane, ngo kandi ubabwirane ubugwaneza n'urukundo. ubu warazanye, iyaba ubwawe warashishikariraga kugira umutima wuje umunezero n'ibyishimo, mu mutima hakuzuramo umunezero n'ibyishimo, kandi ukababwirana ubugwaneza n'urukundo, uba warazanye umucyo w'izuba mu rugo rwawe, aho kuba warahazanye ibicu, agahinda n'umubabaro. Aha baranditse 219 ngo umugore wawe ntimukwiranye. Yego turi ku mugabo, umugore wawe ntimukwiranye, ni mwiza cyane kuri wowe, ni ikimera cyoroheje kandi cyangirika vuba, gikwiriye kwitabwaho no kugirirwa impuhwe. Yifuza cyane gukora ibyo Imana ishaka, ariko afite umwuka wo kwitinya, ni umunyabwoba, kandi ategwa ipfunwe no gucahwa, kugenzurwa no guhabwa imicyaho abitinya nk'urupfu. Kunda wubahe kandi ukundwa akaza umugore wawe, bihamanije n'amasezerano mwagiranye igihe mwashyingiranywe, nibwo azakira kwitinya n'isoni byamubayeho karande. Hari ikindi gishakwa, hati 220 udukorwa duto duhishura urukundo nyakuri. Urukundo ruramutse rutagaragariye mu bikorwa ntabwo rwaramba, kuko iyo umuriro ubuze inkwi udatinda kuzima. Musaza wanje se, watekereje ko byagutesha agaciro kugaragariza impuhwe umugore wawe binyuriye mu bikorwa no gukoresha imyanya yose ubonye mu kumugaragariza urukundo binyuriye mu magambo y'ubugiraneza? Rwa rurimi, amagambo y'ubugiraneza. Ibyumviro byawe byarahindagurikaga kandi wandujwe bikomeye n'ibyo wabayemo. Shira ku ruhande ibikuburagiza, ibibazo n'amaganya yo mu kazi kawe igihe uvuye aho ukorera. Injira mu muryango wawe ukeye mu maso, wuzuye urukundo, impuhwe n'ubugiraneza. Ibyo byakora ibyiza byinshi kuruta abakoresha amafaranga menshi ugura imiti cyangwa se wishyura muganga uvura umugore wawe. Bizaba ubutaraga bw'umubiri n'imbaraga z'umutima. Bana b'Imana, aya magambo y'ineza, aya magambo y'ineza, aya magambo y'impuhwe, aya magambo y'urukundo, ngo byaruta ibyo byakora. Ayo magambo y'impuhwe, ay'urukundo, umucyo mu maso, icyo byakora ibyiza byinshi kuruta gukoresha amafaranga menshi. Ibyo byazatuma rya jambo tumaze gusoma ahangaha ngo iyaba ubwo washishikariraga kugira umutima wuje umunezero n'ibyishimo, kandi ukababwirana ubugwaneza n'urukundo, ntugire rwa rutoto, uba warazanye umucyo w'izuba mu rugo rwawe, aho kuba warahazanye ibicu, agahinda n'umubabaro. Niyo mpamvu ngo abantu benshi batanga amafaranga menshi kwa muganga bari gukizwa n'ijambo ndagukunda, mbabarira, kandi urakoze. Ayo magambo arakenewe. Reka kwihangana, gushima.
n'ubugwaneza bimurikira umutima wawe no mu minsi icuza umwijima. Ibyo bizakora ikintu gikomeye cyane. Bavandimwe bana b'Imana, niduhagurukira gushaka gutunganya ibyo mu rugo, byanze bikunze ngo ijuru rizadutabara. Ariko nahawe uyu munsi kugira ngo umenye uruhare rwawe mu kuzana amahoro mu muryango. Baranditse ngo utekereza cyane ku byo wibwira kandi wabaye umuheza nguni, ndetse ntiwigeze ushaka ko imyumvire y'umugore wawe igira agaciro wagombye kugira mu muryango wanyu. Ubwawe ntiwigeze ushishikarira kubaha umugore wawe kandi ntiwigishije n'abana bawe kubaha n'imyumvire ye. Ntumufata nk'umuntu muhwanye, ahubwo wafashe ubutegetsi n'ubugenzuzi byose ubishyira mu biganza byawe, nuko ubikomezanya imbaraga ikomeye. Nta mpuhwe n'imbabazi ugira. Niba ushaka kuba umuneshi kandi ukaba ushaka umugisha w'Imana mu muryango wawe, ukwiriye gukuza impuhwe n'imbabazi. Aha ni umugabo. Niba ushaka kugira ngo ube umuneshi ukaba ushaka umugisha w'Imana mu muryango wawe, ukwiriye gukuza impuhwe n'imbabazi. Bana b'Imana, birakwiriye ngo Satani yahagurukiye gusenya imiryango, ngo hari icyo tugomba kurahirira uyu munsi. Icyo tugomba kurahirira paje 420 muri iki gitabo 400 ni mucisho bivuga ngo kuvuga. Ndasoma amagambo make. Kuvuga paje 420 ngo buri jambo ryose rifite imbaraga. Buri jambo ryose rivuzwe n'ababyeyi rigira ingaruka nziza cyangwa se mbi ku bana. Nibavuga n'uburakari, nibagaragaza umwuka nk'uwabisi, Imana izabafata nkabo kandi bazafata kandi ntizabafata nk'abahungu n'abakobwa bayo. Ijambo ryiza rivuzwe mu gihe gikwiriye rishobora kumera nk'imbuto nziza yabibwe mu ntekerezo z'abana, kandi rishobora kuyobora ibirenge byabo biteguza mu nzira itunganye, mu gihe ijambo ribi rishobora kubayobora mu nzira yo kurimbuka. Abamarayika bumva ibivugirwa mu rugo byose. Kubw'ibyo ntimugatongane. Mureke icyitegererezo cy'amagambo yanyu kizamuke mu ijuru kimeze nk'umubavu uhumura neza. Ababyeyi bagomba guhorana amagambo atera umunezero uboneye, ameze nk'impumuro nziza. Bagaragaza impuhwe n'urukundo kandi bagomba gushikama batajegajega mu mahame. Abo ni ababyeyi. Hirya ngo gutoza ijwi nabyo birakwiriye. Kumenyereza ijwi ryiza mu rugo, kuvuga ni neza. Baranditse hirya ko hagomba kubaho iri jambo. Amagambo mabi nayo ni ugutukana. Abagize imiryango myinshi bafite akamenyero ko kuvuga boroheje ariko batabanje gutekereza. Barushaho kugenda bavuga amagambo akomeretsa, maze kugeza ubwo bavuga amagambo yo kwiyemera, batewe n'imbaraga za Satani, batewe n'iz'Imana. Nta na rimwe dukure kuvuga amagambo mabi tuwe n'uburakari. Kuvuga amagambo mabi ariko n'umushorera wayo agasohokana uburakari. Nta na rimwe dukure kuvuga amagambo mabi tuwe n'uburakari, kuko mu maso y'Imana n'abamarayika bera ahwanye no gutukana. Ayo magambo mabi aherekejwe n'uburakari ahwanye no gutukana. Uko umugabo atakarizwa icyizere n'abana, mwene data, amagambo yawe y'igitugu atesha umutwe abana bawe. Uko imyaka ihita, imiterere yabo yo kunenga nayo izakura. Akamenyero kawe ko gushaka amafuti kamunga imibereho yawe n'iy'umugore wawe n'iy'abana bawe, gatuma abana bawe batakwiringira kandi ntibimenyeho amafuti yabo, kuko bazi ko byanze bikunze ugiye kubakankamira. Iyo ntwaro ni intwaro ya Satani umuntu yabakoresha kubakankamira. Gatuma abana bawe batakwiringira kandi ntibimenyeho amafuti yabo, kuko bazi ko byanze bikunze ugiye kubakankamira. Kenshi amagambo yawe agwa kuri wameze nk'urubura rurimbura rugwa ku byatsi byoroshye, ntiwasobanukirwa n'ikibi gikomeye uba ubakoreye. Bageza ubwo bakubeshya kugira ngo utababwira amagambo mabi. Abana ubateye kubwo kumenyera kubabwira amagambo mabi, bigeze igihe abana bakubeshya. Urumva, bareka kuvuga ukuri kugira ngo bahunge gucyaha no guhana kwawe. Iteko bahawe mu ijwi rikakaye no mu ijwi rikomeretsa, nta cyiza na kimwe ryabagezaho. Icyo tugomba kurahirira rero ngiki, byaba byiza buri wese yiyemeje kandi yanditse. Wiyemeze kandi wandike kuzavugana urukundo mu rugo rwo no gushyira mu bikorwa iteko ry'urukundo mu mvugo ye. Babyeyi, ntimukavuge muhubutse. Abana banyine baramuka bakoze amakosa, mubacyahe
ariko mubacyane ubugwaneza n'urukundo. Igihe cyose mutonganye muba mutakaje amahirwe y'agaciro yo kuba isomo ryo kugirira impuhwe no kwihangana. Mureke urukundo rwiganze igihe cyose mukosora amafuti. Urukundo ruje rubanza rwiganza. Niyo mpamvu hepfo aravuze ngo n'ikiganiro cyo ku meza mbe ukunda mu miryango myinshi ugwikekwe no gushogoranya ari byo bigize ibirungo by'igaburo ryabo rya buri munsi. Ibirungo by'igaburo ryabo rya buri munsi. Banegura imico y'inshuti zabo maze bakabyigaburira nk'ugwitwazo ruryoshye, maze bakazana ku meza akamanyu gato ko kunegura kugira ngo kayongobezwe n'abakuru ndetse n'abana, bakavuga ibyo byose bisuzuguza Imana. Ibyo byose bisuzuguza Imana, abana b'Imana. Birakwiriye ngo tuzirikane iki kintu ko umuntu wese agomba kuzirikana icyo kiganiro cyo mu muryango kikaba ari cyiza. Umugabo yaza akinjira azanye amahoro. Niyo mpamvu banditse page 245 ihanye umuzingo wa 4 hati urinangiye cyane kandi ntuja uvirira ku gitekerezo cyawe, kandi ibyo bikomerera cyane umuryango wawe. Ukeneye ko umutima wawe woroshwa n'ubuntu bw'Imana. Mu mutima wawe ukeneye rwa rukundo rwarangaga imibereho ya Kristo. Urukundo ruva ku Mana, ni ikimera gikuzwa n'ijuru kandi ntigishobora kubaho no gushisha mu mutima wa kamere. Aho urukundo ruri haba ukuri, ubugingo n'imbaraga, ariko ntirwabaho nta bikorwa, kandi igihe cyose rushyizwe mu bikorwa ruriyongera kandi rukaguka. Urukundo ntirwita ku makosa mato kandi ngo rwihutire kuzirikana amafuti mato. Urukundo ntirwita ku makosa mato kandi ngo rwihutire kuzirikana amafuti mato. Kandi dusanze ngo uje uvugana urukundo mu muryango, urukundo ruzaganza, ndetse n'igihe amagambo menshi bizaba bibaye imburamumaro. Uburyo bwiza cyane bwo kuvugurura imico no gushira kuri gahunda imyitwarire y'umuryango wawe ni ugukoresha ihame ry'urukundo. Ngo umuti bana b'Imana ni ugukoresha ihame ry'urukundo. Mu by'ukuri urukundo ni imbaraga kandi ruzasohoza iby'amafaranga n'ububasha bitageraho. Musaza wanje, amagambo yawe akarishe kandi atarangwamo impuhwe arakomeretsa. Birakorohera cyane kunenga no kubona amakosa ku bandi, ariko icyo bizana n'umubabaro gusa. Amagambo ubwira abandi uramutse uyabwiwe nawe warakara cyane. Page 245 ibihamya umuzingo wa 4. Amagambo tekereza, amagambo ubwira abandi uramutse uyabwiwe nawe warakara cyane. Wagiye ufata ko kuba umuntu w'umugwaneza wiyorosha kandi wuje urukundo n'imbabazi ari intege nke, kandi watekereje ko kuvugana n'umugore wawe ufite kwiyorosha, ubugwaneza n'urukundo bicisha bugufi icyubahiro cyawe. Aha wibeshye cyane icyo kuba umugabo nyakuri ndetse n'icyubahiro bisobanuye. Aha ngo umugabo bayibeshye cyane kuvugana n'umugore we afite kwiyorosha, afite ubugwaneza, afite n'urukundo, agatekereza ko bicisha bugufi icyubahiro cye. Oya, aha bayibeshye cyane, wibeshye cyane. Kuba umugabo nyakuri ndetse n'icyubahiro bisobanuye. Amatwara yo kudakora ibikorwa by'ubugwaneza ni intege nke zigaragara ndetse n'inenge mico yawe. Icyo ubona ko ari intege nke, Imana yo ikibona kubwuzu nyakuri bwa Gikristo bukwiye kwerekanwa na buri mukristo wese, kubera ko uyu ari wo mwuka wari muri Kristo. Icyo ubona nk'intege nke, uvuza amagambo y'urukundo, ukagaragaza amagambo y'impuhwe, ukavuga amagambo yo kumusuhuza, ukavuga amagambo yo kumuganiriza neza, icyo ukakibonaho nk'intege nke, Imana iri kukibona. Amatwara yo kudakora ibikorwa by'ubugwaneza n'intege nke zigaragara ndetse n'inenge imico yawe. Icyo ubona ko ari intege nke, Imana ikibona kubwuzu nyakuri bwa Gikristo bukwiriye kwerekanwa na buri mukristo wese, kubera ko uyu ari wo mwuka wari muri Kristo. Ana b'Imana, birakwiriye ngo buri wese azirikane ko amagambo afite uruhare runini amagambo afite uruhare runini Satani akoresha kugira ngo arimbure imiryango yacu. Igitabo cy'umurimo w'ubugiraneza page 101 harimo ijambo rigufi nshaka riratubwira ngo umugore wiyubashye by'ukuri mbese ugira amakosa byo guca intege. Imana ishobora kukwemerera
gukora amakosa mato kugira ngo ikurinde gukora amakosa manini. Sanga Yesu umusabe kukubabarira kandi wizere ko abikoze. Sanga Yesu umusabe kukubabarira kandi wizere ko abikoze. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizera kandi kiranukira kutubara ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kose. Igihe ubwiwe amagambo mabi urayabwiwe aguca intege, ubwo aguca intege tukihimure ku mwana w'Imana wa mukristo. Igihe ubwiwe amagambo mabi aguca intege tukihimure, ntugasubize, ceceka, tuza, kereka niba ubasha gusubiza igisubizo cyiza. Ngiyi inama abana b'Imana duhawe. Uyu mugambi nuwugira, umugore akawugira, umugabo akawugira, umwana akawugira, byanze bikunze Satani azirukanwa mu muryango. Ati ntugasubize, kereka niba ubasha gusubiza igisubizo cyiza. Wibwira uti ntago nifuza kubaza umukiza wanje. Bavuze ijambo ribi ubaje umukiza wawe. Umugore w'umukristo ni imfura. Ku minwa ye haba itegeko ryo kugira neza, ntavuga amagambo ahubutse. Kuvuga amagambo y'ubwitonzi igihe hari ugusembuye bizazana umucyo w'izuba mu mitima yanyu. Inzira yanyu irushaho kuba nyabagendwa. Umukobwa w'umunyeshuri ubwo yabazwaga ubusobanuro bwo kugwa neza yaravuze ati abantu bagwa neza nabatanga ibisubizo byoroheje igihe babajwe ibibazo bikakaye. Yesu yaravuze ati hego abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi, bazaba bakwiriye ubwami bw'Imana kuko bemera kwigishwa. Bana b'Imana, reka ku mugabo tuhave, ariko tuzirikanye ko ntukarisubiza keretse gusubiza igisubizo cyiza. Umuntu wese abizirikane. Dusanze ikintu cya mbere tugomba kuzirikana nuko hagomba kubaho kwihanganirana, hakabamo kwirenza ibibi, maze mu magambo hakabamo kuvugana amagambo y'urukundo. Reka tujye ku mugore. Icyo asabwa nawe muri afite inshingano koko ziremereye, kandi izo nshingano ziremereye afite inshingano ziremereye, ariko kandi muri izo nshingano ziremereye harimo iki kintu asabwa kugira ngo yiteho. 243 mu gitabo cyo urugo wa Kristo 243, nawe narinda amagambo ye, ayo magambo yose azarindwa. Afite inshingano ziremereye. Ijuru ryo ngo ribibona rwose nka ijuru ribona nk'umuntu ugomba guhagarara ashikamye. Baranditse ngo guha agaciro umugabo n'abana, ubu n'umugore. Mu gihe bakora bashiki bacu guha agaciro, ukabaha agaciro. Ako gaciro umugore agomba kugira akagaha agaciro umugabo n'abana, hari icyo bashaka. Guha agaciro umugabo n'abana. Mu gihe bakora bashiki bacu ntibakwiriye kwambara imyenda ituma bagaragara nk'utudahwema turinda imyaka. Kwabona bambaye imyambaro isa neza bigaragara neza imbere y'abana. Abagabo babo kimwe nabo no kubashitsi b'abanyamahanga. Abagore bamwe n'ababyeyi bamwe bagaragara uko bagaragara ntacyo bitwaye igihe bari mu mirimo yabo, cyangwa se igihe bari kumwe n'abagabo n'abana babo gusa. Mu gihe bambara neza cyane bagiye guhura n'abato bafitiye akamaro kanini. Guha agaciro no gukunda umugabo n'abana se wenda kugira ngo byumvikane, ni umushitsi uzari burangiza ukwezi azarangiza n'umwaka atongeye, uwo nta gaciro kanini gufitiye nk'umugabo mu bantu umunsi ku wundi. Wamva waraza ukumva rwose uri bwitware neza, uri bwifate neza. Baranditse ngo abagore bamwe n'ababyeyi bamwe bagaragaza uko bagaragara ntacyo bitwaye igihe bari mu mirimo yabo, cyangwa se igihe bari kumwe n'abagabo n'abana babo gusa. Mu gihe bambara neza cyane bagiye guhura n'abatabafitiye agaciro kanini. Guha agaciro no gukunda umugabo n'abana. Dasubiramo, guha agaciro no gukunda umugabo n'abana. Mbese ntibigomba kugira agaciro gakomeye kuruta kubiha abanyamahanga n'inshuti zisanzwe. Buri mugore wese agomba gufata umunezero w'umugabo n'abana be nk'ikintu cyera kuruta uko afata abahandi. Ibi bihanye umuzingo wa mbere ni urupapuro rwa 260. Reka ndirebe. Ariko uruhare ururimi intwari ikomeye Satani yambaza mu gusenya umuryango. Ubwo turi ku mugore, turi ku mugore page 265. Hati aranditse ngo
nanone kandi neretswe ko hari ugutsindwa gukomeye ku ruhande rw'umugore 268 bihamya umuzingo wa mbere. Nanone kandi neretswe ko hari ugutsindwa gukomeye ku ruhande rw'umugore ntabwo ashira umwete mwinshi mu kwitegeka no gutuma urugo rwe rwishima. Ubwo rugo rwe agomba gutuma rwishima. Inshuro nyinshi ku ruhande rwe habaho uburakari no kwivovota kutari ngombwa. Umugabo aza mu rugo avuye mu kazi ke ananiwe kandi yo yashobewe. Hahandi twasanze mu gitabo cy'urogwa intekerezo imico n'umuntu volume ya mbere aho umugabo agomba kuje yibagirwa agasigiyo intonganya yagize mu kazi abamwambuye yahuye nabo ibibazo byose yahuye n'akabirambikiyo aha naho ngo ajeje gutaha yaje gutaha arabisize ni uruhare rwawe. Baranditse ngo ntabwo ashira umwete mwinshi mu kwitegeka no gutuma urugo rwishima. Inshuro nyinshi ku ruhande rwe haba hari uburakari no kwivovota kutari ngombwa. Umugabo aza mu rugo avuye ku kazi ke ananiwe kandi yashobewe maze agasanganizwa isura yijimye aho gusanganizwa amagambo anejeje kandi atera ubutwari. Bana b'Imana, aho gusanganizwa amagambo anejeje kandi atera ubutwari ngicyo igikenewe hati kandi atera ubutwari. Yego naje asanganizwa amagambo anejeje kandi ateye ubutwari. Umugabo ni umuntu buntu iyo atabibonye rero bityo urukundo rwe rugacuka ku mugore we agatakaza urukundo akunda urugo rwe, inzira nyuramo igacura umwijima kandi ubutwari bwe bugashira. Urumva icyagikoze umugore nuko atasha naniwe kandi iyo ako kandi akoze uwo munsi byanze bikunze kugira ngo kazahanagurike bizatinda. Biranditse ngo urumva umugabo niwe umugabo ni umuntu buntu bityo urukundo rwe rugacuka ku mugore we agatakaza urukundo akunda urugo rwe, inzira nyuramo igacura umwijima kandi ubutwari bwe bugashira. Arekura kwiyubaha kwe, umugabo arekuye kwiyubaha bitewe na wa mugore na kagaciro Imana imusaba kugumana. Umugabo ni umutwe w'umuryango kuko Kristo ari umutwe w'itorero kandi imigirire yose umugore yagira ikagabanya imbaraga y'umugabo yo guhindura abandi kandi ikamutera kumanuka akava ku mwanya w'agaciro ndetse n'inshingano. Ntabwo bene uwo ntabwo bene iyo migirire inezeza Imana. Ni inshingano y'umugore kwegurira umugabo we ibyifuzo bye ndetse n'ubushake bwe, bombi bakwiriye kugandukirana. Ariko ijambo ry'Imana rihitamo ko imiterere y'umugabo ariyo ishigwa imitekerereze y'umugabo ari ishigwa imbere kandi ibyo ntibigabanya agaciro k'umugore naramuka agundiriye uwo yahisemo ngo amubere umujenama umwungura ibitekerezo kandi akamurira. Umugabo agomba kugumana umwanya we mu muryango afite ubugwaneza bwose nyamara akamenya gufata icyemezo. Abantu bamwe babajije ikibazo ngo mbese ngomba gukomeza kuba maso nkirinda kandi ngakomeza kwiyumvamo ko hari icyo mbujijwe gukora. Neretswe ko dufite umurimo ukomeye imbere yacu wo kugenzura imitima yacu no kuba maso tukiyitaho dufite ifuhe. Dukwiriye kumenya aho dutsindirwa hanyuma tukabona uko aho hantu tuhirindira. Tugomba kumenya kwiteka mu buryo butunganye. Umuntu nabasha kudacumura mu byo avuga, aba ari umuntu utunganye, abasha no guteka umubiri we wose. Umuco umurika mu nzira tunyuramo n'ukuri kwinjira mu mutima nama wacu bizaciraho ubugingo iteka kandi biburimbure cyangwa se bibweze kandi bubuhindure. Turi kubaho mu isi isatira cyane irangira ry'imbabazi ku buryo tudakwiye kwishimira umurimo w'amajejuru. Bwa buntu twafataga ko buhagije kugeza ubu noneho ntibuzakomeza. Niyo mpamvu hano baranditse ngo umuhati wacu mu kugwanya ibitero bya Satani ugomba gushikama kandi ntucogore. Satani akoresha imbaraga ze n'ubucakura bwe agerageza kutuvana mu nzira y'ukuri. Akurikiranira hafi imigendere yacu n'imigarukire yacu kugira ngo arebe ko yabona icyuho yacyamo ngo agire nabi cyangwa arimbure. Mu mwijima niho akunda gukorera akagera ku ntego cyane agakomeretsa abatazi ubucakura bwe. Mu mwijima y'abantu bataganira, umwe ari kwibwira ibintu undi ari kwibwira ibi, yaburyo akoresha mu bitero bye busobanukiye abantu ntiyashobora kubona amahirwe yo gutsinda. Ibikoresho akoresha kugira ngo agere ku ntego ze no
kohereza imyambi ye icyaye inshuro nyinshi abari abagize imiryango yacu bwite. Bana b'Imana, birakwiriye ngo ahangaha tumenye kuharinda, tumenye kuhahagarara dushikamye kugira ngo tumenye ukuntu tugomba kurinda umwana w'Imana wese arinde umwanya we kandi awufate neza. 239 urugo rwa Kristo, 200 urugo rwa Kristo. Urumva ko bisaba kugira ngo twongere tumenye neza uko tugomba kurinda amagambo yacu. Handitse ngo ababyeyi benshi b'abagore bamarira igihe cyabo 340. Ababyeyi benshi b'abagore bamarira igihe cyabo mu bitagira umumaro, amatseko yabo yose bayerekeza ku by'iki gihe binezeza umubiri kandi ntibagire igihe cyo gutekereza ku by'iteka ryose. Mbega ukuntu benshi muri bo bireza abana babo bagakurira mu bitagira umumaro, ubwomanzi n'ubujiji. Igihe ababyeyi by'umwihariko aba bagore basobanukirwa n'umurimo w'ingenzi Imana yabahaye, ntibazarangazwa n'ibyo abaturanyi babo bitabareba na gato, ntibazagenda inzu ku yindi bavuga amazimwe, bazimura iby'amafuti, amakosa n'imiterere by'abaturanyi babo. Bazafata uburezi bw'abana babo nk'inshingano ikomeye cyane ku buryo itabasigira akanya ko kunenga abandi. Bana b'Imana, birakwiriye ngo twese duhaguruke dushaka n'Uwiteka umutima wose, kandi ndagira ngo tuje kubana, ariko umugore niyirinde, umugore nabe maso, umugore niyongera akanguke, umugore niyongera amenye yuko yarimbura umugabo cyangwa se yarimbura umugabo. Kandi ngo hari ikosa rikomeye cyane umugore aje akora. 325 igitabo cya urugo rwa Kristo, ngo ngaya makosa aje akora. Nana magambo tu hati: igihe umugore abwira undi mugabo ingorane zo mu rugo rwe, igihe umugore akoresheje ururimi akabwira undi mugabo ingorane zo mu rugo rwe n'ibitagenda neza ku mugabo we, aba yishe amasezerano yo gushyingiranwa kwabo. Icyo cyaha nicyo abakoze. Abatesha agaciro umugabo we kandi akaba ahiritse inkuta zirinda kwera kw'abashyingiranwe, akaba yuguriye cyane amarembo kandi akaba ararikiye Satani kwinjira mu muryango we n'ibishuko bye bibi byose. Ibyo nibyo Satani yifuza. Ngibyo ibyo Satani yifuza kubwira. Mbese ugiye kumunegura, ugiye kuvuga. Igihe umugore asanze mwene data akamubarira inkuru z'ingorane, ibimutera agahinda n'ibigeragezo bye, agomba kumugira inama ko niba ari ngombwa ko izo ngorane azibwira undi muntu, agomba guhitamo abagore yiringira, akaba ari nabo abibwira. Bityo bazaba hirinzwe igisa n'ikibi cyose cyazana igitutsi ku murimo w'Imana. Bana b'Imana, urumva ko kwakunda uvuga ukarira vuga ingorane zo mu rugo rwawe, bigaragara neza ko nta ruziga rw'umuryango ufite, aba ari akaga gakomeye. Niyo mpamvu twerekeza aho dusoreza kuvuze ku bana. 347 kino gitabo cy'urugo rwa Kristo haravuga ngo tukagaragariza inzika ababyeyi bakiranirwa. Ubwo n'abana uko yabameze kose ntukamugaragariza inzika. Umuntu umwe yaravuze kuri nyina ati: iteka nanze mama, kandi na mama nawe ubwe aranyanga. Aya magambo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru, kandi azahishurwa ku munsi w'urubanza, igihe buri wese azagororerwa hakurikijwe ibyo yakoze. Igihe abana basobanukiwe ko bareranwe ubukana mu buto bwabo, ibyo bizabafasha gukurira mu buntu no kumenya Kristo no kugaragaza ishusho ye, cyangwa bazagaragariza umwuka w'inzika wo kwihorera ku babyeyi babo, by'umwihariko igihe bazaba bacitse intege kandi bageze mu zabukuru. Bana b'Imana, intege nke z'ababyeyi babo mbese ahubwo ntizakabateye kubagirira urukundo, amakene ya se cyangwa se ya nyina ageze mu zabukuru, mbese ntibizabyutsa mu mutima yabo umwuka w'ubugwaneza kandi binyuriye mu buntu bwa Kristo? Ntibazita ku babyeyi babo bafite ubugwaneza no kubaha? Oya, icyampa umutima wanyu ntiwinangirire so na nyoko. Ni gute umukobwa uvuga ko ari umukristo ashobora gushonyagiza umwuka wo kwanga nyina, by'umwihariko igihe arwaye cyangwa se akuze? Reka abana bahorane mu mitima yabo ubugwaneza n'urukundo bagirira ababyeyi babo, ari byo mbuto z'imibereho ya Kristo yewe mizima. Bana b'Imana,
igihe kirageze ngo umwana w'Imana wese ahaguruke arwane na Satani ashingiye kugira ngo abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa itavuga iby'uburiganya, ahagarare mu mwanya mwiza wo guhesha Imana yamujije icyubahiro. Ibyo nitubikora, ibyo nitubihanga amaso, buri wese navuga ati reka nzane umucyo mu muryango. Ijambo rya nyuma niri 166 ubutumwa bwatonye umugabane wa gatatu. Ngiki cyo tugomba gukora. Ndibuka mu mwaka w'1843 umugabo n'umugore bari bategereje kuza kugaruka kumukiza agaruka mu 1844. Bari bategereje kandi bari maso. Buri munsi bagomba gusenga Imana. Mbese mbere yuko bifuzanya ijoro ryiza barabwiranaga bati birashoboka ko umukiza agaruka dusinziriye, dushaka twaba twiteguye. Umugabo yagomba kubaza umugore we niba uwo munsi atavuze ijambo ridahuye n'ukuri, ndetse no kwizera kwabo. N'umugore nawe yagomba kumubaza cyo, maze bagaca bugufi imbere y'Imana bakayisaba bavuga ko niba bacumiye mu ntekerezo cyangwa se mu magambo cyangwa se mu bikorwa yababarira icyo gicumuro. Ubu dukeneye kwiyorosha nk'uko, mu gihe nk'iki dukeneye kwiyorosha nk'uko. Reka Imana iduhe imbaraga twese tuyitabaze kugira ngo uru rurimi intwari ikomeye Satani yambaza mu gusenya umuryango, natwe tumenye kurutegeka ruje ruvuga ibyiza byo gukomeza abandi. Ikibi cye kuje kitunesha tunesheje ikibi cyiza, tuvuge ibyiza byo gukomeza abandi uguhesha abandi umugisha, noneho cyane cyane mu muryango, kugira ngo izo ngo ziye zitugwamo n'abamarayika. Kuko ngo hari ingo nyinshi zamunzwe kandi abamarayika batagomba kugeramo bitewe nuko haba hari amagambo yo gukariha, amagambo yo gwaneza yararangiye. Reka uyu munsi twihane, buri wese yongere asuzume uruhare yagize mu gutuma urugo rusenyuka. Reka turushake uburyo rwazaramba, maze twese dusabe imbaraga y'Imana, kandi Imana yiteguye kudutabara. Imana ibidushoboze, iduhe imbaraga Satani atsindwe burundu, ahubwo twese tugandukire kugira ubwo bushake, kandi tugambirire kurinda imitima yacu abe mu ibyiza. Nitugira ibyiza mu mitima yacu tuzavuga ibyiza. Imana ibidushoboze kandi biduhere ubuntu twese mu izina rya Yesu. Turashoje. Turabibutsa ko kuba yagerageza kugira ikibazo yaje avuga yandika kuri ya nimero cyaje gisubizwa, cyangwa se akaba yakwandika kuri iyo nimero. Hari nkaho nagiye mbona bamwe bandika amapaje ko n'ibitabo twagiye dusoma, hakoreshejwe cyane igitabo cya Maranatha, nicyo cyakoreshejwe, ariko wakwandika kuri ya nimero tumenyereye, yaje dufasha kugira ngo noneho abarimo tukaje twisubirizaho mu gihe haba bariho ikibazo runaka. Imana rero twambike imbaraga kandi dukomeze. Reka dusenge. Urakoze Muremyi wacu dukunda cyane uri mu ijuru, tugushimiye ko abanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe Data mwiza ukomeze kurivomerera mu mitima yacu kugira ngo abaryumva natwe Data twese dukizwe nawe. Kandi Data mwiza duharanire kugira ngo dukosore ibyo twafuditse, nk'uko arakomeze kuturera no kutuyobora muri byose. Utubane umuntu wese Data mwiza ukomeze kumuyobora, kandi umashe kurwana neza urugamba rw'uyu munsi. Ijambo ryawe ritubere umurinzi wo kurinda imitima yacu ngo tutaje kure yawe, ahubwo twifuze gusa n'ijambo ryawe ryizwe. Imana ibidushoboze kandi biduhere ubuntu twese mu izina rya Yesu. Amen.